ibibazo byakomeje kugenda bigera kuri buri muntu wese werekeye n'ahantu hahuriye na Niyori ari kugenda kongeza buri muntu wese byitwa ko amwitaho. Ese guys, uratekereza noneho Nyambo nawe kabigezemo, uratekereza Nyambo waraza kubicikira hehe? Guys, Nyambo nawe baramushimuse, Nyambo nawe kuri ino nshuro arashimuswe. Ese Nyambo murabona araza kuba yarokoka kuri ino nshuro? Guys, turabizi ko ngubu tuvugana Niyori ari mu mazi abira. Niyori ari kugenda afungana umutwe abantu bamufite kandi atazi neza abantu bamufite abaribo, atazi n'ikintu bamushimutiye. Ese guys, urabona Niyori hari ubundi buzima asigaranye imbere hano haraza? Ese urabona Niyori ibintu byari kwikoza yakagombye kuba yabikora? Ese urabona Niyori ari kugana hehe? Ese urabona Niyori ahantu hari kugana ari ahantu hazima? Guys, niba ari bwa mbere ugeze hano kuri Venke Empire mwayikaze, ndagusaba kugira ngo batanga inkunga yawe, ukora subscribe kugira ngo dukomeze tugendane ku bikorwa byose bya film yacu Ibanga, niba uri umukunzi w'ibanga za nyabyo. Ese guys, Nyambo noneho ko yajeje gushaka Niyori, noneho nawe akaba yishize mu bibazo byo kuba yashimutwa, uratekereza Nyambo inzira hisemo ari inzira nzima? Ese urabona Nyambo noneho bano bantu araza kubacika gute? Ese guys, kukunda film yacu Ibanga, ubona Nyambo yakagombye kuba nawe yajya mu bantu bashimuswe na Papa Kiramani? Ese urabona Nyambo nawe yakagombye kwiyongera muri ugo mubare? Guys, turabizi ko Niyori hano hari atorohewe, none hajemo undi muntu hataraca kabiri, hatarashira igihe kinini, none n'umukunzi we ni Nyambo agiye guhita nawe ashimutwa. Ese guys, uratekereza bano bantu babiri bose bazasohoka hano hantu bagiye kubashimutira amahoro? Ese Niyori ko tubona nawe ahantu ari atorohewe, nta n'umuntu n'umwe wemerewe kuba wamureba avuye hanze. Ese uratekereza ko Niyori we bitamushatse? Ese Niyori we azamenya ko yashimuswe ryari ku buryo wenda yatoroka agataha? Ese Niyori ukubona byamworohera kugira ngo abe yava hariya ahantu hari, abe yatoroka atahe? Guys, biragoye ko Niyori yakwikura hano hantu ho bamushize, biragoye ko Niyori yatoroka hano hantu bamufungiye akaba yataha. Ese ujya utekereza ko Niyori bazamureka? Ese ujya utekereza ko Niyori hano hantu hari azahava amahoro? Guys, niba uri umukunzi wa film yacu Ibanga, ndagusaba kugira ngo ube watanga ibitekerezo byawe, ube wambwira ukuntu wiyumva kuri film yacu Ibanga, niba uri umunyamuryango wuzuye. Guys, murabizi ko film yacu Ibanga ari filime yanyu, murabizi ko ibikorwa byose tuba tubikora umunsi ku munsi ari mwe tuba turimo gukorera, murabizi ko mwe mudahari nta n'ikintu na kimwe twakora. Ese wowe ukunda Ibanga, utekereza ko ubu ngubu tuvugana Nyambo araza gucika? Ese Nyambo aratekereza araza gutoroka ku buryo noneho yasigara bari nkuru? Ese uratekereza Nyambo arabigenza ute kugira ngo abe yava hari ahantu bamushimutiye? Ese uratekereza ko Nyambo yabyishoboza kuba yava hano hantu bamushize? Guys, biragoye ko Nyambo yatoroka hano hantu bamufungiye. Kandi niba uri umukunzi wa film yacu Ibanga, wowe icyo musaba ni ukuba watanga ibitekerezo byawe, ubundi ukaba waba umunyamuryango wuzuye film yacu Ibanga. Guys, rero murabizi ko ibikorwa byose tuba tubikora umunsi ku munsi ari mwe tuba turimo gukorera, murabizi ko mwe mudahari nta n'ikintu kimwe twakora. Kuri uyu munsi wa none
papa Kiramani ibibazo byo yari afite biri kugenda bigabanyuka gake gake. Papa Kiramani ibibazo bye bimwugarije bya biri gutuma adasinzira biri kugenda bivaho kimwe kimwe. Ikibazo yari Anita, none Anita ubu ngubu tuvugana yamaze kuba yafata indege imwerekeza mu mahanga. Anita ubu ngubu tuvugana yamaze kuba yava mu Rwanda ajya mu mahanga. Ese guys, none urabona papa Kiramani ikibazo kimwe cyasigaranye cya Niyori urabona azagicika amahoro? Ese urabona papa Kiramani kugira ngo abe yacika kino kibazo cya Niyori urabona azabigenza ute? Ese urabona bishoboka ko yagicika? Guys, ibura umukunzi wa filime yacu Ibanga, ndagusaba kugira ngo watange ibitekerezo byawe. Ubu ngubu tuvugana papa Kiramani we yamaze kuba yakura make karenge kuri Niyori. Papa Kiramani turabizi ko ubu ngubu tuvugana no kugira ngo abe yica Niyori byanashoboka kugira ngo abe yaheshira amabanga ye yose. Turabizi ko ubu ngubu papa Kiramani nta n'ikintu atakora kugira ngo abe yongera kuba yabona umuryango we wishimye. Turabizi ko buri gikorwa cyose aba ari gukora umunsi ku munsi aba ari kugikora kugira ngo abone umuryango we ahantu uri wishimye. Kandi murabizi ko filime yacu Ibanga nayo ari filime yanyu. Icyo mbasaba ni ukuba mwabonye umuryango wuzuye filime yacu Ibanga, kandi ikindi mbasaba ni ukuba mwakora subscribe kugira ngo tugendane mu bindi bikorwa byose. Niba uri umukunzi w'Ibanga ndetse ukabona ashaka kuba umunyamuryango wa Venke Empire, rero niba byose ubishaka ndagusaba kugira ngo uve hano kuri Venke Empire ukoze subscribe kugira ngo tujye tugendana mu bindi bikorwa byose kandi kubageza umunsi ku munsi. Guys, kuri uyu munsi wa none Gahima noneho twamaze kubona ko zitangiye kumwumana. Gahima byatangiye kuba byamucanga. Gahima ibyo yigize noneho ibyo byarangiye. Gahima wari warigize karaha kajya he? Noneho uyu munsi ubu ngubu tuvugana umuntu bita Dete atangiye kuba yamukosora. Ubu ngubu tuvugana Gahima atarajaho n'ibyumweru bingahe atangiye kuba yicuza icyatumye abana na Dete. Ese guys, urabona Gahima umunsi ku munsi bitazamucanga mpaka atashye? Ese nataha Jojo we azamworohera? Guys, ubu ngubu tuvugana Gahima ari mu mazi abira. Gahima yavuye mu rugo iwe yihenuye ku mugore we ngo ntago azigera agaruka n'umunsi n'umwe. Ariko ubu ngubu tuvugana Gahima wamuhitishamo turabizi ko yahitamo Jojo. Ese Jojo we araza kumwemerera yongera agaruke mu rugo? Ese uratekereza Jojo we yabura ubwenge bigezaho ku buryo yongera yaha karibu Gahima mu rugo ku buryo none yongera kuza akamutesha umutwe? Guys, turabizi ko na Jojo nawe ari umuntu wihagararaho. Turabizi ko Jojo atari umuntu nawe upfa kuba yavugirwamo. Ariko kuri uyu munsi wa none turabizi ko ubu tuvugana Jojo ntago tuzi ikintu cyaraza kuba yakorera Gahima kugira ngo Gahima be yicuza icyatumye akamuta n'ibye byose. Ntago tuzi ko Gahima ubu tuvugana ataraza kuba yicuza. Ese guys, ujye utekereza mu gihe Gahima bino bintu byose byabirambiwe ikintu arahitamo? Ese uratekereza Gahima noneho nahitamo Jojo? Jojo warazi kumwemerera kongera akaba yagaruka mu buzima bw'akabwangiriza? Guys, rero niba ukunda Ibanga ndetse ukaba uri umukunzi wa filime yacu Ibanga, icyo ngusaba ni ukuba waba umunyamuryango wuzuye wa filime yacu Ibanga ndetse ukaba watanga ibitekerezo byawe ndetse tugakomeza tukagendana mu bindi bikorwa byose tuba tukubagezaho umunsi ku munsi. Ubu ngubu tuvugana Tereza nawe yamaze kuba yongera kubona undi muvandimwe kuba yamufasha uturimo two mu rugo. Tereza yamaze kuba yabona inshuti ya Niyori igiye kuzimufasha uturimo two murimo gake gake. Ese guys, uratekereza Tereza we agitekereza Niyori cyane? Tereza kuva Niyori yumva ngo bamushimuse, Tereza yahise akura y'amaboko. Tereza arabizi neza ko abantu bamushimuse atari amahoro. Tereza arabizi neza ko
hari isezerano yagiranye na papa Kiramani. Tereza arabizi ko bigeze kugirana isezerano ngo nihagira undi muntu mwene wabo umugera imbere mu maso ye, turabizi ko bagiranye isezerano ko azamwicisha. None niyo kuva bamushimuta Tereza we yari yakiye, niyo ni nkawe yapfuye. Ese guys, uratekereza none papa Kiramani ngo tuvugana nubwo ari we washimuse niyori, uratekereza atari uhangayitse kurusha nyina umubyara? Guys, rero ni buri mukunzi Ibanga urabizi ko filime yacu Ibanga ahaniriko kanara ahantu ameze neza. Ni buri mukunzi Ibanga rero ndagusaba kugira ngo ube watanga ibitekerezo byawe, bambwira ukuntu wimva niba ukunda Ibanga byanyabyo. Uyu munsi wa none murabizi ko ubungubu tuvugana umuntu wa mbere ufite ikibazo kirenze turabizi ko ari Nyambo. Turabizi ko ikibazo cyafite ari ikibazo cyihariye ku buryo nta n'undi muntu n'umwe wakimufashamo. Nyambo yashimuswe. Ese ivi we naza kumenya ko Nyambo yashimuswe arabikora hiki? Niyori yarashimuswe arabura. Ese na Nyambo nawe araza kwemera ashimutwe abure burundu? Guys, rero niba uri umukunzi wa filime yacu Ibanga ndagusaba kugira ngo ube watanga ibitekerezo byawe ndetse dukomeze tugendane mu bikorwa byo tuba tukogeza umunsi ku munsi. Rero ntagutindiye ndagusaba kugira ngo ukurikirane buri bikorwa byose mari kubagezaho umunsi ku munsi hano kuri VK Empire, kandi kongere duhuriye muri behind scenes ya filime yacu Ibanga indi ikurikira. Ndabakunda cyane, muri abantu b'intwari hano kuri VK Empire, kandi muri abagaciro mu bikorwa byose mari kubagezaho umunsi ku munsi. Nitwa Niyonsenga Venke, nkorera kuri YouTube channel yitwa VK Empire. Icyo mbasaba ni ubufasha, kandi umuntu utanze ubufasha nta n'ikintu kimwe abahonze. Niba uri umuntu mukuru ndetse ukabona ashaka gufasha rubanda rugufi, ukaba wifuza ko buri muntu wese yatera imbere ndetse akagira ikintu ageraho, icyo ngusaba ni ubufasha butoya cyane. Kandi niba uri umuntu mukuru urabizi ikintu cya mbere gifasha umuntu ni ikintu gitoya, kuba wafata telefone yawe ukajya kuri YouTube channel ukandikamo VK Empire. Icyo nari kibazo, ibyo ni ibintu biba byoroshye cyane nko kunywa amazi. Ni ukwandikamo VK Empire, ubundi ugakora subscribe, ubundi tukaza dukomeze tugenda muri bikorwa byose mandi kubagezaho umunsi ku munsi. Kandi murabizi ko umuntu wese wageze kuri YouTube yanjye yitwa VK Empire ahabonera ibintu byinshi cyane, kandi ahabonera ibintu by'agaciro bituma abaho yishimye, abaho afite akanyamuneza, ndetse ahorana akamwenyu ku munwa. Ndetse ku muntu wese wageze kuri YouTube channel yanjye yitwa VK Empire niyo hava adasetse, kuko ikintu cya mbere duhorana ni amaseko. Kandi nawe nimba ushaka kuba umusetsi ndetse ukabona wifuza kuba wahorana ibyishimo, icyo ngusaba ni ukujya kuri YouTube channel yitwa VK Empire. Rero niba uri umunyamuryango ukaba wifuza kuhora useka ndetse ukaba wifuza kugira ngo ujye uhorana akanyamuneza, ndagusaba kugira ngo ukurikirane VK Empire. Ese guys, ubona ibikorwa byose mari kugeza umunsi ku munsi biboneye? Ese uba wifuza kugira ngo nawe ube wagira agaciro kuri YouTube channel yacu? Niba uri umunyamuryango rero ukaba ushaka kuba umunyamuryango wa VK Empire by'umwihariko, ndagusaba kugira ngo unyarukireyo ukore subscribe kugira ngo tugendane kandi tugendane neza mu mahoro. Iyi ni wari uzi ko yari yerekeranye ku muntu waba wifuza kuba yatanga inkunga ku bantu hatishoboye. Icyambere, inkunga yawe aba ari y'agaciro, kandi inkunga yawe tuyakiriza amaboko abiri. Kandi ku muntu wese uba wifuza kugira ngo agire agaciro mu isi ni ukuba watanga inkunga. Kandi niba uzi neza ko utunze ibya mirenge ukaba utarekura ikintu cya mbere kibaho kitari cy'agaciro cya mbere, kuba wafata phone yawe gusa ukerekeza kuri YouTube, ubundi wahagera ukandikamo ijambo VK Empire. Ni ibintu byoroshye cyane, warangiza ugakora subscribe, ubundi tugakomezanya tukagendana mu bikorwa byose
nshaka kuba nabagezeho muri zino minsi. Muri iyi minsi igiye gutangira filime yitwa ubuzima bwanjye. Ubuzima bwanjye n'ubwanjye si ubwanyu. Rero icyo mbasaba namwe ni ukugira ngo iyo filime tuyikomezanye turi abantu benshi, kugira ngo buri muntu wese amenye ubuzima bwe, amenye igarukiro, ndetse amenye aho atagomba kurenga mu buzima bw'undi, amenye n'aho agomba kuba yagarukira mu buzima bw'undi, ndetse ubuzima bwawe ube wabuyobora uko ubushaka, kuko ubuzima ni ubwawe. Iyi ni wari uzi ko. Rero niba ushaka kugira ngo dukomezanye muri iyo filime yitwa ubuzima bwanjye, ndagusaba kugira ngo ukore subscribe hano kuri Vink Empire, kandi tube twajyana mu bindi byose mari kubagezaho umunsi ku munsi. Muri izi minsi giye kugenda mbagezaho wari uzi ko zerekeranye n'ubuzima bwo kuri iyi si, ndetse n'ibinyabuzima biri kuri iyi si byose. Rero ndabashimiye ku muntu wese ukurikirana Vink Empire, ndabakunda cyane, muri ab'agaciro.